eh, kubaka urwego rukuru. Kuki tugomba kubaka urwego rukuru? Ni muri wa mugambi wo kuvuga ngo buri kibazo cyose, buri kibazo icyo ari cyo cyose kiba gifite urwego gisuzumirwamo, kiba gifite urwego rushinzwe gushaka kubona igisubizo cyacyo cy'icyo kibazo. Ariho nababwiraga nti ibibazo bya none by'ingutu bituremereye ntabwo bifite urwego bikemurirwamo, arizo mpamvu usanga n'ubu ngubu duhora twizengurukaho byaratuyobeye, tudashobora kuba twavuga tuti iki kibazo tugifate gutya cyangwa tukiganisha aha n'aha, kuko urwo rwego nta ruhare, ntabwo dushobora gukemura ikibazo. None rero dore ko mureke twubaka urwo rwego rukuru. Urwo rwego rukuru ni ukuvuga ngo bitewe n'ahantu ugeze, urwego rukuru ushobora kugera n'urundi rukuru, urwego rukuru rukuriye izindi zose, ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ahantu ikibazo kiri, ushobora kuba tuvuga tuti ibi bintu bizamuka ku rwego rukuru ugereranyije n'ubona aho icyo kibazo cyari kiri. Ni ukuvuga ngo twazamutse twigiye hejuru. Noneho muri ibyo byo kubaka, ibyo rero nabaretse ko ingorane dufite, izo ngorane hari ukuntu zakemuka, kandi mu bwo gukemuka ni uko buri wese yaba yahagaze mu mwanya uko bikwiriye. Noneho kubera ko buri wese aba agomba kugira uruhare rwe, yaba ari nk'uko tubibwira bamwe bari mu mashyirahamwe, bari mu mashyaka, bari mu maki, ibyo ntabwo ari ikibazo gihari. Ahubwo ikibazo gihari ni ukuvuga ngo ni gute abo bantu bose bagumye kuvuga bati urwo rwego twubaka turarwubaka gutya. Ubushize n'abahaye nabwo nti hari ikintu cyashobokaga, cyari uko abantu bashobora kuba bakwemera bakavuga bati bashyire hamwe, turebe ibyo dushaka kugeraho, tubihurize hamwe, noneho twubake ikintu kimwe, noneho dukomeze tujye imbere. Ariko none ikibazo kizavuka ni ukuvuga ngo legitimite, abo bantu nubwo ubwabo bitekereje ko bagiye gukora ikintu nk'icyo ngicyo, ariko ntabwo babihawe ngo nk'inshingano yo kugira ngo bajye kudukemurira ibibazo. Ibibazo rero nibyo rero bagize igitekerezo n'ibyiza, mwumvise ko mugomba guhurira hamwe, mugomba guhuriza imbaraga hamwe kugira ngo mukemure ibibazo by'abantu runaka. Abo bantu byarushaho kuba byiza, abo bantu ubwabo bavuze bati nibyo koko ibibazo bigiye gukemuka, ngaho mwebwe ni mu ikibazo mukibukigaho, none natwe tubari hafi, ubushobozi mwaba mukeneye n'ibyo mwaba mukeneye byose natwe tubagira ibibazo. Ni ukuvuga ngo twebwe tugomba natwe kugiramo uruhare, natwe tugomba kubigiramo uruhare. Dushobora kugira ngo mu bwoko kubigiramo uruhare, dushobora kuba twanamenye tuvuga tuti ariko bigeze hehe, kubera turabimenya ibibazo cyangwa bigeze hehe. Ni ukuvuga ngo abo ngabo ba nyiri kwifata iyo nshingano bagomba kuba bazabwira abandi bati bya bintu dore uko bimeze, dore aho twahuye n'ingorane n'aha, dore uko ibintu biri kugenda. Nibyo bita reporting. Bagomba kugera igihe cyo kubwira abantu kugira ngo bavuge ati ko bya bibazo dore uko bimeze, dore aho bigeze. Ibyo rero hari ishusho ngari tugomba gufata, ishobora kuba yadufasha kureba kure. Ngo reka nabyise ndavuga nti mureke turebe iki kintu nakwita kubaka urwego rukuru. Uru rwego rukuru navuze ni urwego rukuru A. Akantu nkaba none kugira ngo wenda turusheho kureba neza cyangwa ngize hejuru, agashwera nkagize hejuru. Aha navuga ngo urwego rukuru A. Uburyo bwa ngo urwego rukuru ni ukuvuga ngo hashobora hari igihe haba n'inzego nkuru nyinshi bitewe n'ahantu tugeze, ariko nari ndi kugira ngo usanga dushobore kubona twavuga tuti ni gute urwo rwego rwubakwa. Aha murabona ko ushobora kurwubaka ukurikije n'icyo uru rwego ruzakora. Niba wari ufite ibibera inshingano nyinshi zitandukanye, ushobora kuba wavuga ngo hari ikintu ruzakora cyitwa kirebana n'iki, ariho navuze ngo A1, A2, A3, A4, ubwo bitewe n'uburyo cya kibazo
gigomba kuzakemuka, dukeneye gukemura icyo kibazo. Turi kureba ibintu bituma icyo kibazo gikomeye. Dufashe rwa rugero rw'igiti. Igiti gifite imizi ikomeye, umwe uri kunyura hariya, undi uri hariya, undi uri hariya, undi uri hariya. Iyo mizi tuba tugomba kuzayitema, kuvuga ngo hari umuzi uri hariya nzatema, hari n'undi uri hariya, hari n'undi uri hariya. Aha ngaha nafashe kuri shacu no kuvuga ngo twaje kuvuga ati hari imizi itatu ikomeye. Reka ngiyo rimwe, kabiri, gatatu. Ubwo nkanabihiza aho ngaho. Ariko se noneho kuri kiriya, noneho kuri uriya muzi wundi nanone hari izindi ngorane zaho zihari. Ukaba uvuga ati ni ibi byose no kuvuga ngo ibyo ni ibibazo, ni uburyo wabonye ko ikibazo kimeze, noneho ukaba icyo kibazo gihe wamaze kubona uko kimeze, uzashakira igisubizo buri hantu hose. Buri hantu hose uzashakira igisubizo, uzashakira igisubizo. Twebwe no mu kibazo cyo kuvuga ngo twubake urwego rukuru. Urwego rukuru ni urwego rukuru ruzakemurwamo iki kibazo gikomeye. Iki kibazo gikomeye ni ukuvuga ngo kizakenera abantu. Abo bantu kugira ngo tubashe kubabona, reka bifate muri uburyo bwa organization. Ni ukuvuga ngo twebwe aha ngaha tugiye kureba uburyo iyo organization, uburyo abo bantu bashobora kuba bagwa. Iyi shusho imeze gutya dushobora kuyikoresha muri byinshi. Nk'uko nababwiraga yuko buri bibazo byose hari ari nk'uko tuva mu mpinduka n'ibyo byose biba bisaba ko abantu bagiramo uruhare. Nk'ibibazo bijya bituremerera ugasanga ntabwo nta mikoro arabuze, kandi yaragwa amikoro tuyafite, ahubwo ari ikibazo ari uko tujye tubitekerezaho tuvuge ngo hari ikibazo iki n'iki, yenda ngo tube tuvuga ngo runaka hari abantu n'aba ushobora kuba nareba ku kibazo iki n'iki, kubera ko ntabwo abantu bose bigeze bagira umwanya bahagararamo. Dufashe nk'urugero nk'abantu bari mu mujyi runaka. Abantu bari mu mujyi runaka ntabwo ari ngombwa ko niyo muri abantu magana angahe, ntabwo ari ngombwa ko abantu bose magana angahe mwahurira hamwe. Aha ngaha ndi kuba proposa ikintu ndi kuba baha cyadufasha kurushaho gutekereza. Yenda icyo mbabwira ndavuga ni nk'aha ngaha dufate aho abantu nk'icumi bajya bahura. Iyi modeli nakoze niyo nk'abantu icumi. Ni ukuvuga ngo dufashe nk'aha ngaha hambere hari 1211. Murabona ko hari abantu icumi, niwe 1211 akaba ari uwa 11. Ni ukuvuga ngo abantu icumi bafite n'undi muntu umwe bakaba 11. Ariko niyo baba n'icyenda nta kibazo. Ariko ni ukuvuga ngo iri ni itsinda rishobora kuba gukorera hamwe, rishobora guhura mu buryo bworoshye, rishobora kuganira ku hamwe, ndetse bashobora guhura ku bantu icumi. Bashobora no gutumira kuvuga ati tuyenda reka muzera twicare turahurira aha n'aha, yenda nk'uko bamwe bajya kuvuga ngo muze dufate kimwe, bakicara hamwe bakaganira ku ngingo runaka cyangwa ku kibazo runaka, kandi bakagishakira n'umwanzuro. Cyari ikibazo runaka bafite bavuga ati turacyumvikanye. Ariko ni ukuvuga ngo noneho muri uwo mujyi niba hari nk'abantu bamaze 10 bashyize hamwe, n'abandi 10 hariya bakaba bari hamwe, n'abandi hari akaba ari 10 bari hamwe, mushobora kuba munaziranye kimwe. Urabona nk'ubu ngubu nk'aha ngaha navuze ngo 1211. Murabona ko iruhande hari 1212. Abo bose bahuriye kuri iyi 121. Iyi 121 ni ukuvuga ngo irahuza iri tsinda ry'abantu 10 n'irindi tsinda ry'abantu 10 n'ubwanga nta ryubatse. Ariko naryo ni ukuvuga ngo ni uko gusa ndagira ngo mbese haboneke umwanya kugira ngo mbona byose bishyira. Ni ukuvuga ngo iyi 1212 nayo iraba nayo ikoze nk'iyi ngiyi. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi 121 yo ifite aba bantu
22. Abantu 22 ni ukuvuga ngo bo nabo ubwabo bafite kugira kubw'ikibazo runaka cyangwa se n'ibindi baganiraho, ni ukuvuga ngo abo ngabo n'ubundi bo hari icyo bahuriyeho, hari icyo bahuje. Hari ukuvuga ngo hari ikintu kibahuje. Reka akabazo gatoya k'umuriro. Ubwo ni ukuvuga ngo abo bantu bafite ikintu bahuriye hamwe. Ni ukuvuga ko uyu nguyu A121 akorana bya hafi n'uyu nguyu 1211 n'1212, kandi nanone akaba nanone afite aho akoranira n'uyu nguyu w'122. uyu kandi w'122 bakaba nanone aho bahuriye, bakaba bahuriye nanone kuri uyu nguyu w'ijana wenda ko wa A12. Ni ukuvuga ko aba ngaba ni ukuvuga ngo uyu A12 hari aba ngaba yitaho bari 20 hano, 20 bitabwagaho nta n'uyu nguyu w'121, ariko ubwo ni ukuvuga ngo n'uyu nguyu abifitemo uruhare. Uyu nguyu noneho uyu nguyu akongera nakita kuri aba ngaba nanone 20 bari kuri uruhande rw'122. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ni ukuvuga ngo hari abantu 20 abantu 40 bahuriye kuri uyu nguyu A12. Uyu A12 akaba afite abo bantu bangahe? 40 na 4 na 6. Naho uyu nguyu A121 akaba afite abantu 22 n'ubu n'ubu akaba afite 22. Ni ukuvuga ko na hirya dukomeje kuri uruhande rwo hirya aho mbese bose bizari kimwe. Ariko ni ukuvuga ngo uyu nguyu nanone uyu A12 akaba nanone aza agahura n'uyu nguyu wa A11, kandi bose bagahurizwa nanone muri uyu nguyu A1. Ni ukuvuga ngo aba bantu bose muri izo nshinga, abo bose bakuriye kuri inshingano imwe, ariko buri kibazo cyose kitagira ahantu bagikemurirwa. None ni ukuvuga ngo aba ngabo ubwabo iri tsinda ritoya riri hano, ni ukuvuga ngo nibo noneho ba nyiri ibikorwa, kuko nibo bubatse izo mbaraga. Izo mbaraga zubakiwe hehe? Zubakiwe kuri aba ngaba 10 bitoyemo ubayobora. Abo ngabo nibo bubatse izo mbaraga. Aba ngabo bubatse izo mbaraga, izo mbaraga ziyobowe n'uyu nguyu 1211. nawe iruhande rwe akaba ari izo mbaraga ziri nanone zubatswe nazo n'abantu 11, n'abantu 10 nawe 11. uwa 11 ari we nawe bakitoramo uwo nguwo w'igihumbi A1212. ni ukuvuga ngo izo mbaraga hari imbaraga ziri hariya, hari n'izindi ziri hariya, gutyo. Ni ukuvuga ngo buri mujyi ibi modeli nifuza ko muyireberaho kandi mu buryo bw'abafasha. Iyi modeli muramutse mugiye muzishyiraho mu bihande aho muri ku isi hose, mu bihande hirya hino, ibi ngibi byadufasha gukemura ibibazo dufite ubu ngubu ndetse n'ibindi bibazo bizaza. Iyo mvuga ngo ibibazo bizaza nk'igihugu cyacu, murabona ko turabakene pe, nta bundi butunzi, ndetse hamaze imyaka 20 yose bari babeshejwe no gusahura hafi aho ngaho ubukungu bwari buri. None si igihe bazaba badagishobora gusahura, abantu bazabaho bati, cyangwa n'ababa bariho ikinyuma babaho bati. Ndagira ngo aha ngaha murebe tukira kuri ishusho yacu, aha ngaha imbaraga zacu zose, dufite diaspora aho muri ku isi hose, mu mahandi zose ku isi hose, mukoze structure imeze gutya mu kubaka imbaraga mu buryo nk'ubu ngubu,
mwagira imbaraga, mwaba ishyanga rikomeye kandi mwafasha ba bandi. Ntabwo twakongera kujya kwiba, twagenda ahubwo noneho tukajya kubwira abandi tukabasaba imbabazi, tuti nyamuneka nubwo ibi byose byabaye, muturumiye muturumiye, mutubabarire, pardon, muduhe imbabazi, ibi byarabaye ariko mutubabarire. Muri ubwo gusaba imbabazi ntabwo twazongera gutekereza kujya kwiba abandi cyangwa gusahura abandi. N'abo bana wenda muri izo mpuhwe batugirira, bavuga ati kuko natwe turabona ko atari mwebwe, ahubwo dore noneho uburyo noneho tujye tubane nk'abaturage, tubane neza. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo muri cya kintu cyo kuvuga ngo twunganirane, dufashanye, nta mukene wagombye kuboneka mu bantu baba bafite ubutunzi bungana gutya kuri iyi si, kuri iyo bose. Imbaraga zirahari, ubutunzi burahari, abantu bashobora kuba babaho neza ndetse bakarushaho gutekereza, baramutse bazamuye intekerezo bakareba ubundi buryo. Ubukungu n'ubundi ibyo bimwe abantu barya bavuga ngo ahantu hari abakene hari ubukene. Bubaho kubera iki? Bubaho kubera ko ubwa butunzi hari aho bwagiye, hari aho bwasunikiwe. Abo babusunitse hari igihe usanga ahubwo naho muri mu bagiye babusunika. Oya, kuki mutabusunika mbese namuganisha aho muri? Ubutunzi buri kuri iyi si, abantu nta bagumye muri bwo kubaho nabi, nta bagumye no kuba mu bukene nk'ubwo tubona hirya hino. Gusa nuko bamwe bubaka inzego zo kugira ngo barye utw'abandi batavunitse. Ariko iyo abandi babaye abanyabwenge nabo bashobora kuvuga ati twakubaka uburyo bwo kugira ngo tubeho tutanduranyije, kandi tukunganirana, tugafasha wa muntu umunyantege nkeya, tukumva akaga twabayemo, akaga twatejwe n'izo nkozi zo kuri iyi si, ako kaga bazatuzaniye, akarengane twabayemo igihe kirekire, ako karengane, ako kaga tukabonera icyo gisubizo nyacyo gikomeye kandi cyimbitse, nyacyo kizaramba. Icyo gisubizo kikaba muri twebwe, tukavuga twiyubakira imbaraga bwacu. Iyi structure niyo ndi kuba proposing, iyi structure yo kugira ngo tukore aho turi mu bihande bitandukanye, mukore amatsinda 10 mushobora kuba mwumvikana. Ariko byiza ntabwo uvuga ngo ntabwo ari cyo kuri za telefone. Oya, mwebwe aho muri reba abo muturanye aho ngaho, ureba abantu 10, numara kubabona mwicare hamwe, muvuge muti turi koko turi kubaka za mbaraga, tugomba kubaka urwo rwego rukuru kugira turwubake. Ni uko twebwe izo mbaraga tubaza zigahera hano, noneho nyuma yaho tukazagenda tugashakamo ubuntu duha, twitoremo izo nyangamugayo. Izo nyangamugayo nazo ubwazo zicara hamwe, zivuga ziti zishyiraho urwego ruri hejuru rukurikiyeho, bandi bakomeze bakurikireho, bandi bagumye bakomeze bazamuka bagere ku rwego rushobora koko aho ku buryo buri kibazo cyose kibona gikemurirwa. Aho ninda kugira ngo ibyo twakwirinda ka kajagari. Bamwe nibyo babwira, ni waba uri umunyeyo, uri mu ishyaka runaka, cyangwa se yenda ko batekereza agomba ko ari igisubizo ari gushaka, niyo wasanga waranibeshye. Ndagira ngo ubwo wakongeraho wenda ukareba aho utuye, ukareba uburyo ahubwo nawe ujya muri uwo mushinga wo gufasha abantu, mugakora iryo tsinda ry'abantu 10, ndetse ukaba wafasha bagakreba. Rero ibyo nibwo ntabwo bigomba guhera, ni ugukora iryo tsinda ry'abantu 10. Noneho ahubwo mwe mwamara kubisobanukirwa neza, muri ya matsiba niko muri 10 mushobora kugira ngo mwatenda 2 muri kenda dukore natwe, yenda 2 dukore indi tsinda hariya. Ni ukuvuga ngo yenda mugashaka abandi, ubwo mwana mugiye kubenda 12, oya 2 mugahita mwikuramo muri abo ngabo, mugahita mukiraho irindi. Ni ukuvuga ngo ni izo mbaraga muri kugera mwubaka. Impamvu bw'itsinda ritoya ry'abantu 10 ni uko kugira ngo abantu bashobora kubonana mu buryo bworoshye, kandi bashobora no kumenyana mu buryo bwimbitse, kugira ngo bashobora kuba bazitira cyane
bya bindi bishobora kuba byaza by'ibyuririzi bivuga ati reka tuzamukire kuri uriya rwego ahantu dushaka kugana oya ni ukuvuga ngo icyo gihe izo mbaraga ziri aho ngaho nizo nanone myugariro kandi nizo nanone zishobora kureba ibibazo zikaba zashobora kubikemura ibibazo bya bintu byegeranye. Ikindi kibazo gikomeye aho ngaho ni uko ba bandi nanone ba nyiri ibintu bindeba icyo gihe nabo muhitamo bamenya bakamenya uruhande rwabo. Ba bandi nanone babereho kuvuga ngo ni ugukora umurimo wo guhungeta abandi ngo nizo nshingano bahawe boherejwe kugira ngo bakore ibi n'ibi, icyo gihe nabo bahita baboneka mu buryo bworoshye cyane. Abo ngabo nabo ni ukuvuga ngo igihe bamaze kwigaragaza cyangwa mushobora kubagaragaza nabo ubwabo ntabwo baba bagishoboye kuza ngo babe batoba badurumbanya bababuza kugera ku mushinga muri gushaka kujyaho, icyerekezo mwihaye icyo mushaka kugeraho. Nguko nimwubaka izo mbaraga tuzongera tugenda tubigaruke mu kindi gihe. Reka ndekera ahangaha twubake urwo rwego rukuru dukeneye. Urwego rukuru tujye tugira urwo rwego rukuru nirwubakwe maze dushobore kubona gukemura ibibazo bindi dufite. Duhere kuri iryo tsinda ry'abantu 10 ahantu hose muri ku isi hose, aho muri mu mijyi bitewe n'ukuntu umubare mungana. Niba muri abantu 1000 ubwo mwumva ko mushaka ubwo nuko mufite kuba mwakubaka amatsinda agera ku 100, ubwo byose ni ukuvuga ngo amatsinda nayo baba bafite uburyo bwo gushaka kugenda yubaka muzagenda mbese ni ukuvuga ngo igitekerezo niyo itanze gutya namwe mwagera mureba nk'ubwo genda mu bihe biri imbere nkazumva iyo nkuru nziza avuga bati koko bya bintu turabona bishobora kuba byashoboka dore aho tubigeze. Kuko icyo gihe uvuga ngo iyo tsinda ryafashe riri kugenda mwagenda mwubaka imbaraga mu buryo bwatuma ibintu bishobora kuba byagenda mu cyerekezo kimwe, mu kibazo mu myumvire imwe, ku kibazo runaka hakaboneka igisubizo gikwiriye gihamye, igisubizo kirambye. Mureke ndekera ahangaha ntabwo nakongera ibintu byinshi kuko n'ubundi bafashe ubwanya butari mutoya kandi abenshi munze kubona mukunda ko akanya gatoya ko gukurikira ngo tuzabikurikira ibindi gutaha mukomera mu buryo mugire ishyaka ryo gushaka guharanira icyo byiza no gushaka gufasha abandi kugera ku rugero rukwiriye rwatuma dushobora guhangana n'ibibazo bikomeye turi imbere yacu. Impinduka yaba impinduka wifuza ko ushaka kugeraho, ibyo mpinduka igihe utagizemo uruhare nta cyizere cyaba gihari cy'uko ibyo ushaka ari byakorwa. Ahubwo twubake izo nzego n'izo mbaraga zatuma tuzamura inkingi itafari kuri tukagera ku rwego rwo hejuru dufata ibyemezo ku bantu bose. Inaho utaha.